Mu buzima hari abantu tuba twiteguye gufasha tukaba yewe twanabitangira, dufite inshuti twaha buri kimwe cyose bibaye byadukundira, tugira umutima wo gufasha ni na mwiza turakawuhorane, gusa nanone burya si buri wese twagafashije. Muri menya byose uyu munsi tugiye kuganira ku bantu batanu tutagafashije, ni abantu bafite imico mibi, imico yazatuma unicuza icyatumye ubafasha. Ndisenga Robert Berarime, mbahaye ikaze muri menya byose uyu munsi. Umuntu wa mbere udakwiye kwirirwa ufasha ni umuntu utemera amakosa ye. Hari abantu bakora amakosa bagashaka uwo bayashinja bakigira abere, niba bazi ko bakosheje bashaka uwo bashyigikiraho ayo makosa, nuko bagatambukana umucyo. Abantu bafasha cyangwa ukabagira inama ejo n'ibyanga bazakwanga, bazagushinja kuba imbarutso y'ikomwa mu nkokora ryabo, bazakwita umuhemu ikibi bakwange bakwangishe n'abandi. Rero mbere yo kugira ubufasha yubanza ushishoze urebe ko yabashinja abandi amakosa ye bwite. Umuntu wa kabiri udakwiye kwirirwa uta umwanya ngo urafasha ni umuntu ufite umutwe ufunze. Abafunga mutwe ni abantu bafite imyumvire idahinduka, ntibagirwa inama kuko bumva ari inyaryenge, ntibumva ibishya bagumana barimo kuko basa nk'abafite amahame bagenderaho, basa nk'abaho nk'imashini zaremewe imikorere ntahinduka. Gusa abantu ntitwakabayeho muri ubu buryo. Mbere yo kujya gufasha mena aba bantu banza uzirikane ko bakora ibyo bashatse, baba bazi ko batari mu kuri ntibyababuza gukomeza kukurwanya, baba babona ibyiza ubazaniye ntibyatuma batagukwena. Rero nshuti jya utekereza kabiri mbere yo gufasha umufungamutwe. Umuntu wa gatatu udakwiriye kwirirwa ufasha ni umunebwe mu bwonko. Ubunebwe bw'abantu burimo amoko abiri, hari ubunebwe bushingiye ku bidusaba imbaraga n'ubundi bubi cyane bushingiye ku bwonko. Umuntu ufite ubunyanda bushingiye ku bwonko yiberaho gusa yumva nta cyakamuvunnye ngo aratekereza, niba ugize icyo umubwira ngo akora arakubwira ati sinabibasha, akagusaba kumusobanurira buri kimwe cyose, yumva wakamutekereje ukamukorera buri kimwe cyose, kandi naho wakosheje ntiyahagukosora. Mu mashuri wize birashoboka ko waba warahuye na mena aba bantu, njye nibuka bahoraga basobanuza batabasha gukora ikibazo batigeze bakosorerwa, none bakaza bakubaza bati 3 guteranyaho 2 ni kangahe, n'ejo nabwo bakaza bakubaza ibisa nka 3 guteranyaho 1, bakaba batabasha gutekereza ngo berememo formule y'uko ibintu bikorwamo, bikabananira atari uko ari abaswa, ahubwo bakabiterwa n'uko bishyizemo ko batabasha icyo batasobanuriwe. Rero nawe nujya gufasha abantu nk'aba uzamenye ko uzajya ubakora buri kimwe cyose. Umuntu wa kane udakwiriye kwirirwa ufasha ni umukene mu mitekerereze. Abakene mu mitekerereze ni abantu bibonera ibi gusa mu byo babona byose, ntibajya babona ibyiza mu byo babona, ngaho bazi intonde z'ibidakunda n'iz'imbogamizi, ubereka amahirwe bakakwereka ibisitaza. Mbese niba habaho uturemangingo tureba ibyiza n'utureba ibibi, wavuga ko tureba ibyiza badupfushije. Abantu bagira inama bazakurwanya, nugira amahirwe ukabatsinda muzabana basa nk'abagutega iminsi, bazahora bategereje kutsindwa. Niba aho biyamire batari ko n'ubundi twari twarabikubwiye. Niba ushaka gufasha umukene mu mitekerereze byaba byiza ubanjije kumuhindurira imitekerereze, nutayihindura ugahatiriza ukamufasha ejo bikanga, azaguha agahomamunwa atari ko nari narabikubwiye, agutagukwene ubage wifashe. Umuntu wa gatanu udakwiriye kwirirwa ufasha ni umuntu utariyakira. Umuntu utarakira uwo ari we ahora yigeranya n'abandi, ahora ahangayitse asa nk'uhangana n'abandi, aho yakwiyubatse agendeye ku uwo ari we. Uyu ni umufasha azajya ahora agufata nk'umurwanya yumva ko utamwumva, yiyita inzirakarengane akumva buri wese amurwanya, akabiterwa no kutiyakira. Nujya gufasha rero uzasanga atiteguye kwiyakira uzamureke, nusanga ahora yigeranya n'abandi uzamureke, uzamusabe kwimenya yiyubaka ahereye kuko ari ibi n'ibyanga agashaka kuba nka buri wese uzamureke.
muzamureke kuko katari kera mwazashwana. Muri iki kiganiro rero twaganiraga ku bantu batanu bidakwiriye kwirirwa ufasha. Ntitwagiteguye nko gushyigikira ubusambo no kuba abanyamwigendaho, ahubwo kivuga ku bantu batanu bidakwiriye kwirirwa ufasha mu rwego rwo kubaha inama zo kubaka ejo hazaza heza. Ntitugize ngo ntuzafashe abakeneye ubufasha bwawe, ahubwo mbere yuko wiyemeza kuriza umuntu urwego banza urebe ko afite ubushake bwo gushyiraho hake. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni icya Senga Robert Berarime, mukurikira kuri YouTube channel Beramirenja. Mwatwandikiye umwanditsi kuri phone 0788 18 cyangwa mukitwandikira kuri Instagram Beramirenja. Soreje aha ndabashimiye.